waba ufite ikibazo indwara haba ku mubiri mu bitekerezo ndetse no mu byo ukora, aho igisubizo nta handi wagikura usibye kuri muganga Natani. Akuvura waba uhari cyangwa udahari, usibye indwara zose z'umubiri, ahinyatsi, ukora utunguka, karande n'ibindi byinshi bitandukanye byo mu muryango abikoraho bigahita bikemuka. Niba ushaka ikiganza nk'icya Mesiya, hamagara kuri 0782562627. Watubona kandi no kuri YouTube channel yacu yitwa Muganga Natani TV, aho tukugira inama z'uko wagenza ubuzima bwawe. Wibuka ko roho nzima itura mu mubiri muzima. Right. Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze reka mwasagane kuri YouTube ya Muganga Natani TV. Uyu munsi rero nkuko musanzwe mubizi tubafitiye topic ya buri gihe kabisa, ku buryo tutababurira icyo twabaganirizaho. Uyu munsi rero nago twatandukire n'ubundi abari ubuzima tuba turi buganireho nkuko bisanzwe, ariko uyu munsi turatandukiraho gato, ariko finally biraza kugaruka kuri bwa buzima busanzwe. Mbibutsa yuko Muganga Natani ari umuganga kabisa wamaje kuba icyitegererezo, ibyangombwa byose arabifite, kuba yakuvura za ndwara muba muvuga ngo zarananiranye. Harimo indwara nyinshi cyane, iz'uburozi butandukanye, ngo bw'amahoherano, ubw'amategano, ndetse n'ubwo bagushyiriye mu biryo. Anavura n'indwara kandi imyijima, izo ndwara zose wumva za karande zose arazivura kabisa. Nukumuhamagara kuri 0782562327. Twe twikomereza ikiganiro cyacu, kandi wowe utari wakana subscribe nagukangurira guhita ukanda subscribe right now, ku buryo ubutaha utazajya ugotwa n'ibiganiro tuba tubagezaho. Uyu munsi rero agatopic ngufitiye ni agatopic k'abakobwa bafite ibibuno binini kabisa. Murabizi ubusanzwe abagabo cyangwa se abasore bajya baturega yuko dukunda abakobwa bafite ibibuno cyane. Uyu munsi rero nabahitimo ku gatopic kugira tukaganiro, aho wumva wenda nameze nakubwiye neza, cyangwa se wumva ro nakomerekeje, cyangwa se wumvishe ibyo mvuze koko atari byo, urahita ujya muri comment section hahandi hagenewe gushyira ibitekerezo, uhita umbwira uti Emi wabigejeje nabi kabisa, hano ntago ariko wenda wari kuvuga. Biba byiza yuko soye umuntu ubutaha ibiganiro bitaha abikora neza, cyangwa se igitekerezo wagendeho ubutaha akikosora. Simba nakwizeza yuko wenda nahita mvuga ngo video ngiye guhita nyikuraho, ariko ubutaha ibintu bimera neza. Ngiye rero ni Irakarama Emmanuel Emile Black Sheep Mareti Promo. Afeya yanjye nkuko mabwira ngo ndi Black Sheep, afeya yanjye nukubagezaho utuntu nk'utu. Twatangira rero bisanzwe bizi ku isi ko abagabo n'abasore hafi ya bose bakunda abagore n'abakobwa bafite amabuno manini. Ibi bikunze kugaragarira ahanini mu gukebuka kwa buri kanya. Iyo umukobwa guciyo cyangwa umugore ufite amabuno kabisa, ukabona nka groupe y'abatipe bose bararangaye, bahise bamira amagoti. Ibyo biranga abagabo n'abasore mu gihe hari umugore cyangwa se umukobwa wabatambutse, ariko bikaba akarusho afite ikibuno kinini. Ubwo na gatoya bashobora kugashidukira cyangwa se bakakareba, ariko sometimes abagore bafite ibibuno cyangwa se abakobwa bafite ibibuno kabisa, iyo baguciye uri umugabo cyangwa se cyane abantu bari muri groupe, kwa kundi abatipe baba bibereye nko ku muhanda bari kwikinira nk'amakarita, cyangwa se umukobwa akabacaho muri nko ku kabiyari kari ku kabingaro, cyangwa mwimirira icupa agenda dingisa wagwere. Twakomeje rero mbibutsa yuko zino video ziba zitagenewe umwana, ubwo no kuvuga hasi y'imyaka 18. Ntago wemereye kureba ino video cyangwa se kumva ubutumwa buba burimo, cyangwa se message twashatse gutanga, cyangwa se ibyo twashatse kuganiraho. Nimba umwana wawe yifashe nkaba nkwaye warning, hita uyimushikuza kabisa, kandi mugafata amatelefoni mujye mushyiramo parental control, biba byiza kabisa. Niba waramugure na telefoni, shyiramo parental control, na ama software y'abagura bagashyiramo, ku buryo bya bindi bitamugenewe adashobora kubibona. Twikomereje. Ese ushobora kwibaza ibibazo bitanu. Ikibuno kinini gikurura abagabo cyane. Ikibuno cy'umugore kigena ubwiza bwe. Kuki abagabo bakunda ikibuno kinini? Akaba ari ikibuno kinini ku bagore nakahe?
ni iki umugore ufite ikibuno kinini arusha ufite gitoya? Nibyo bibazo dushobora kwibaza muri iki kiganiro cyacu. Ubundi nkukangurira kabisa gukora subscribe nkuko nabibabwiye. Buriya iyo unakoze share ndetse ugasiga n'igitekerezo na like, biduha imbaraga zo kongera gukora indi video. Ariko busanzwe n'ubundi muzi ko video zacu ari buri munsi. Niyo utabikora kabisa, ariko mba nzi yuko wazirikanye kuba byo byonyine wakurikiye ikiganiro. Rimwe na rimwe rero umugabo ashobora kutita ku isura y'umugore cyangwa umukobwa umutambutseho, ariko agakibuka ashaka kwitegereza amabuno ye. Ibi bigaragaza neza ko nta gushidikanya hari ibyiyumviro byihariye umugabo cyangwa umusore bagira iyo barebye cyangwa bakoze ku mabuno y'umugore cyangwa umukobwa. Umuntu ashobora kwibaza impamvu y'iyi myitwarire iranga abagabo n'abasore iyo babonye ikibuno kinini. Ariko twe tugiye kuri iyi nshuro tugiye kugaragaza zimwe mu mpamvu nyamukuru zitera abagabo n'abasore gukunda byimazeyo abagore n'abakobwa bafite amabuno manini. Mbibutsa yuko wumvishe nyine twavuze ibitari byo wadukosora muri comment, natwe wenda tukagenda tuganira. Burya kuganira muri comment bari fresh. Akantu ka mbere nge mba mbona ari kamere y'abagabo. Inyigo yakozwe na niyo bita Gallup, ni umwarimu muri kaminuza ya Albany, yagaragaje ko muri kamere karemano y'abagabo harimo imyumvire y'uko umugore cyangwa umukobwa ufite ikibuno kinini aba ari we wavamo umugore ubyara abana neza. Ubwo n'ubushakashatsi. Ikindi twavuga yuko burya umugore cyangwa se icyo bita umukobwa cyangwa umugore, ariko iyo mvuze abakobwa mbavuze abagejeje imyaka y'ubukure, burya relationship itarimo imibonano mpuzabitsina ntacyo iba imaze. Rero bamwe bavuga yuko biryoshye imibonano mpuzabitsina. Ku bagabo n'abasore benshi, iyo babonye umukobwa cyangwa umugore ufite amabuno manini kandi aremetse neza, nta kindi bahita batekereza uretse imibonano mpuzabitsina. Abagabo bumva ko umugore utoye cyo ashimisha cyane mu mubiri. Uzarebe nyine nk'abo basore baba bahagaze gutyo bari kwinywera agafari kabo ku muhanda, ukabona umukobwa uciyeho, ujya kubona ukabona hari uburyo nyine ahindutsemo. Ariko biganisha kuri ubwo buhehesi nyine, ariko mujye n'ubuhehesi disi mubwirinda. Twagiye ku kindi. Hari n'abo bumva ko amabuno manini ariyo afatika. Benshi mu bagabo babajijwe impamvu bakunda amabuno manini, ngo bavuze ko ikibuno kinini kiryoheye kugikoraho. Ibi ni kamere ya benshi mu bagabo, kuko akenshi bashimishwa n'ibintu bibiri, ari byo kureba no gukoraho. Ariko ushobora gukoraho ugashya da. Abagabo rero bashimishwa cyane no gukora ku kibuno kinini, ngo nicyo gifatika. Twagiye n'ikindi kintu gishobora gusubiza bya bibazo byo haruguru twari twavuze. Amabuno manini ngo aranepa. Mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, ngo abagabo banezezwa n'umugore ubyibushye cyane ku kibuno, kuko bituma umugabo yumva ari kugwa hashashe kandi hanepa neza cyane kandi hashyushye. Ikindi cyasubiza biriya bibazo, abafite ikibuno kinini bakunze kuba abanyabwenge. Ibyo ni ibintu biba byarakozweho ubushakashatsi, mugire ngo ni ibintu mba mimba. Uzarebe video za cyangwa amarikodi ncisha kuri no channel, ni ibintu mba narakuye mu bushakashatsi. Ntago ari ikiganiro mba mvuye kuvuga gutyo gusa, mbanza gukora ubushakashatsi nkabona kubabwira. Hari inyigo yakorewe muri kaminuza ya Oxford murayizi, ngo yagaragaje ko abagore n'abakobwa bafite amabuno manini akenshi baba bafite n'ubwenge bwinshi kurusha abafite amabuno mato. Ibi ngo biterwa n'ibinure byinshi biba ku kibuno, bituma imisemburo yitwa omega 3 cyangwa omega 3 yiyongera cyane, kandi ari nayo ituma ubwonko bukora neza cyane
mu bijyanye n'ubwenge. Wow. Aka kantu rero urumva nawe nimba ushaka umugore ufite ubwenge, ugende kuri ubushakashatsi bwakozwe muri kaminuza ya Oxford, washaka uwo nguwo da. Bigaragaza umugore n'ikindi gishobora gusubiza biriya bibazo byo haruguru, bigaragaza umugore ufite ubuzima bwiza. Wow. Ubusanga nk'umugore yashatse yagera akabyibuha, abandi bagore bavuga ngo disi waguye hashashe kubera wa mubyibuho nyine tu. Rero benshi mu bagabo bakunda kujya mu tubyino no mu birori bitandukanye. Umugore cyangwa narimba vangavanze, ariko umugore cyangwa umukobwa ufite amabuno, ubwo mbasoma niyo mpamvu mba nababwiye ko nakoze ubushakashatsi, mba nagiye nsoma ibitabo byinshi nageraho nkaza nyine kubisoma, ariko mujye munyihanganiraho gato nta kibazo. Umugore cyangwa umukobwa ufite amabuno manini ngo bigaragaza ko nta kibazo cy'ubuzima afite, ndetse ko abagore n'abakobwa bateye gutyo baba bafite ububasha bwo guhangana n'indwara nyinshi nk'uko bitangazwa n'abahanga mu by'ubuvuzi, nka byandi nyine twavuze, iyo misemburo ya omega 3 nimba ituma ubwenge bwiyongera, ni ukuvuga ngo buriya ufite ubwenge n'ubuzima bwawe buba bwiza kuko umenya kubwitaho. Rero tugiye no mu bahehesi, hari uvuga ngo ikibuno kinini kiratigita. Benshi mu bagabo bakunda kujya mu tubyiniro cyangwa se mu tubari no mu birori bitandukanye, usanga mu gihe bari kubyina bakunda kubyinana n'abagore cyangwa abakobwa bafite ikibuno kinini. Babikundira ko umugore cyangwa umukobwa umeze atyo iyo abyinishije ikibuno gitigita cyane, maze bigatera akanyamuneza abagabo. Twagiye. Ikibuno kinini ni ikimenyetso kiranga abagore. Akenshi iyo abanyabugeni bashushanya, uzabere ku nkuta zose, iyo bagiye gushushanya umuntu w'igitsina gore bibanda ku bice bibiri cyane cyane, ari byo amabere n'ikibuno kinini. Kugira ikibuno kinini rero ngo ni kimwe mu bigomba kuranga umugore n'umukobwa. Ariko nababandi mudafite ibibuno binini nyine namwe muri abagore da. Abagabo benshi bikundira abagore bafite ikibuno kinini kuko aribo baberwa no kuba abagore. Abenshi ngo ateye neza nk'igisabo. Mwakoze rero kudukurikira, njyewe mba nkubwira ngo kora subscribe, like na comment, ubundi ibiganiro by'ubutaha bizabe ari wane. Yari Emi Ilay Marti Promo Black Sheep Irakarama Emmanuel, ayo ni amazina yanjye yose. Affaire yanjye no kukugezaho tuno tuntu tuba tumeze fresh kuri Muganga na TV. Mwibutsa yuko ari ukumuhamagara kuri 0788562327. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao. Wa ufite ikibazo indwara haba ku mubiri, mu bitekerezo ndetse no mu byo ukora, aho igisubizo nta handi wagikura usibye kuri Muganga na akuvura waba uhari cyangwa udahari. Usibye indwara zose z'umubiri, ahinyatsi, ukora utunguka, karande n'ibindi byinshi bitandukanye byo mu muryango abikoraho bigahita bikemuka. Niba ushaka ikiganza nk'icya Mesiya, hamagara kuri 0782562627. Watubona kandi no kuri YouTube channel yacu yitwa Muganga na TV, aho tukugira inama z'uko wagenza ubuzima bwawe. Ibuka ko roho nzima itura mu mubiri muzima.